rushogongerwa igihe twicaye mama we cyose wowe rushogerwa tukiri iwacu we mama we cyose wowe rushogerwa igihe dutaramanye mama we cyose wowe rushogongerwa mama igihe turi kumwe mama we cyose wowe rushogongerwa igihe gatwicaranye we mama we cyose wowe rushogongerwa mama tukiri iwacu we mama we cyose wowe rushogongerwa Ngarambe karame nyirishe uraho Ngarambe mu ngarambeshaho uraho nyirishema kuri Kigali cyanjye wowe bizi neza ariko buri uzi ko karame ku bijyanye n'ububwiru ntuye kuri Kigali cyanjye mu mutima iburasirazuba bwa Nyabarongo i Butumbi wowe ukaba Gisagara mu Nduga noneho Sebidegede akaba Bufundu hakurya iburengerazuba bwa Nyabarongo ubu rero biratangaza ko ibyo tuya tuvuga mu ndasano izo Sebidegede byawe ku Mutagara ibyo wawe ku Mutagara ibyo nawe ku Mutagara bikoze uruziga rw'amashyi gatatu uruziga rw'amashyi gatatu niyo ya mpembe eshatu zibyara ntuze inyabutatu yibanze yuzuza ikintu rwose maze rero Ngarambe yego kuganira ku bijyanye n'iby'inka tuvuga bega uburyo inka wibaza uti inka niyo ihatse umuntu cyangwa umuntu n'uhatse inka ariko byo twabonye ko bisobanutse hano wabaje ikibazo ati ubwo twavuga tuti inka ihatse umuntu abantu bakavuga bati no ati umuntu watse inka ariko inka ntiyabaho nta muntu bibuke ko na bya bitabo bemera Bibiliya bava ku nyamaswa zaremwe mbere y'umuntu umuntu niwe waje nyuma ariko urumva turavuga twebwe ngo muri wa mugani ngo mwana w'Imana n'inka n'ingoma n'umwana w'Imana n'inka n'ingoma n'umwana w'inka turabana b'ingoma kandi make mu by'ukuri ntawe uhatse undi ahubwo turabawe umwe abaye undi kugira ngo dufatanyirize hamwe kuzuza inshingano kuko iby'inka ikora ntiwabikora n'ibyo umuntu akora inka ntiyabikora reka tubivuga dutyo ariko mu rukurikirane byo tuvuga by'ubwiru ubona ko umuntu ari umwana w'inka inka ni umubyeyi w'umuntu uzi ko n'umwana iyo abuze umubyeyi bamuha inka ikamwonsa ikamukuza rwose twanabivuze na Sabizeze yakuriye mu gicuba cy'amata ibyo nabyo nibwo bifite ubwiru bwabyo ariko bifite uko bivuze none rero hari ibyo tuzaganira nabwo uranabizi ariko uyu munsi byanga bikunze aricyo tugiye kuganira kijyanye n'icyasubitswe ubwo twari mu kiganiro na Sebidegede kijyanye n'iragemenane tamenywe ryahishwe
mu munani ukinze uzakingurirwa kuri Ngabwe ku Karuhungu, ku nganji yagabiwe Ngabwe ku Karuhungu. Iyo ni rasano twabonye muri maremare tuyisomye tuyivuze, ariko uwo mutwe ukaba uhambaye cyane ujyanye ni irage mena ritamenwe cyangwa ritamenwe, bivuga ngo ni ibanga ritamenwe, rikiri ibanga ngo ryahishwe mu munani ukinze, rikazakingurirwa mu nganje yangabiwe Ngabwe ku Karuhungu. Yewe ikintu gitangaje kandi gishimishije, umpamagaye nari ntangiye kumva kino kiganiro. Nari mfite amatsiko menshi kuko numvaga bisa n'ibintu nanjye maze iminsi mbwirwa. Ariko umpamagaye ntaragera aho nkigeze, ariko numvaga nza kubyumvamwo. Gusa ikintu gishimishije ni ukuntu nariho numva ijwi ryawe mu kiganiro, noneho umpamagaye noneho live mpita numva wumva ni jewe n'uriho wagira ni continuity y'icyo kiganiro. Aha, nukuri. noneho rero hari ikintu gikomeye aho ngaho. Iryo banga twanabonye ko Kibogongwa amanukanye umunani ukinze, wabyumva nk'inka. Ariko mukuri ni iryo banga rya Kamunani, kandi rigereranywa n'umunani ukinze nk'inka zikinze zonsa ziriho ingwa ku mabere. Ariko mva ko ariyo marenga atubwira ko ngo iriyo rage mena ritamenwe mu ngingo munani zikinze zahishurwa mu nganje yagabiwe Ngabwe ku Karuhungu. Ngabwe no Karuhungu. Ubu rero hari ikintu kiriho kiza kuzaho. Tuganira waje kumbwira ko waje kumenya igisobanuro cy'umunani, ukaza no kumenya Ngabwe na magana abiri rwogera twakomeje kuyatuvuga. Igituma buri mu bijyanye n'umutagara magana bikunda kuza ugasanga ijambo riserura yandi shingizo, intero shingiro ikozwe na magana abiri rwogera, kandi magana abiri rwogera niyo magana abiri uhoraho. Twanabonye ko no muri yangenga bavuga ngo Salomo we ngo ngwaye igihumbi cyawe, ngo bagaragu bawe nzabaha magana abiri. Nibwira ko kumutagara nawe wagiyeho ushobora kuba ufite warahawe misiyo yo gusobanura icyo kintu cyane rwose, kandi igihe ni iki ngiki. Biduhe neza rero. Reka nguhere ku kantu kuki hano ijana rimwe turyita ijana, yaba abiri tukayita amagana abiri, ngo magana abiri tutayita amajana abiri. Mu Kirundi bivugira ngo amajana abiri, tuvuga magana abiri. Hariho n'abavuga mu banyankore iyi ngiyi ntibavuga ijana, uba bavuga igana, yaba ari bakare magana abiri. Ariko natangaje ko twe tuvuga ijana, yaba ari amajana ntituvuge amajana abiri nko mu Kirundi, tukavuga magana abiri. Yego, komerezaho. Nagira ngo mperaho rero. Yego. Muri ntuze ubundi bwiru cyangwa aya mayerekwa cyangwa ubushakashatsi tubamo, umuntu agenda arasirwa n'ikintu cyose. Ushobora no kubona n'igiti kigahita kikubwira ibintu utari witeze. Upfa kuba uri maso gusa, uhora witeze ko cyose yakwigisha. Hari igihe nigeze kugura ibitabo byinshi, nguramo na Korowani y'Abarabu kugira ngo mbashe kugenda, yari itranslatinze no mu Cyongereza, kugira ngo mbashe kwiyungura nkompara ibintu, kuko iyi comparison nayibonyemo cyane.
ubwo turagenda dukora ku tuntu twinshi ariko ntabwo turi buve ku ngingo nyamukuru. Nk'icyo nakubwira ni uko buriya tuzi ko Imana mu bayisilamu bayita Allah. Ntabwo ari byo, kuko ntabwo iryo jambo ntabwo ryuzuye, kuko no muri Korowani yabo ushatse banayireba kuri ntuze mu isura ya 17 ya 41 handitse ko yitwa Allah Ambiya. Ambiya rero niyo bakata gace bakivugira Allah. Ambiya ntibayishyireho. Ambiya bahita bavuga ngo ni umuprofeti. Yego. Ngo Ambiya ngo yari umuprofeti, ngo Allah ngo ni Imana. Ndetse ngo Alambiya ngo ni ntumwa yatumwe n'Imana. Ariko mu by'ukuri nabashije kubona icyo mbizi aho ngaho, ni ukubera ko ni ukubera ni ya comparison nashaka kuzamwo. Ya ntuze irimwo mbe. Iyo mbe twarayibonye hano iwacu, twayibonye mu ngomane bayita nzambe. Yego. Tukayibona hano iwacu twita ingara mbeshaho. Cyangwa irage rya mbere mbeshaho. Iyo mbe igaruka mu mazina y'Imana y'isi yose. Mbe twanabonye ya MBA. Noneho nza no kujya mu bitabo by'abantuze sinzi nimba ari Abahinde cyangwa ari ubwoko bumwe mu Bahinde, aho bayita ngo Shiva. Ariko ukiri naho haba mu Barabu mu Cyarabu n'ijambo Imana riba mu byitwa Imana biva ngo creator of right. No mu Bahinde ijambo Imana uko rihari nk'uko tufite mu Kinyarwanda ntacyo nenya ngo nagaciyemo ikomereza biba ruriho. Shiva rero wipfe shinyine niyo yego niyo twahoze tuvuga ko hariho ibiba ishobora gusimburwa na fa cyangwa igasimburwa na mba. Ubwo Shiva yaba Shimba yaba Shambe ariyo yagisambeshaho. Yego rwose birashoboka cyane. Ariyo ya Nzambe yo hirya hariya. Ibyo twaba tubyumviye mu ruzicurukura. Ururi rw'ibanze rucurukura nizo ubwo ngubwo. Bikaba byaba Shiva byaba Shemba cyangwa Shimba. Cyangwa Mbesha Shemba. Mbesha. Yego. Ariyo ya Gisambo twavugaga. Yego. Gisamba. Bati ni Gisamba. Bakavuga Gisamba kandi ari Gisamba. Ni Gisambesho. Yego. Noneho no hari abandi baba muri ntuze muri noro y'Ubushinwa bafatanya n'Uburusiya. Bazi igihugu cyitwa Mongolia. Bo bayita Shama. Shama ujye wumva n'abantu abasipirituweli baho, abantu bapratika spirituality yabo babita ngo shamans. Shamaniste cyangwa shamans. Ndabyumva. Rero nayo ni ya sambeshaho badashyiraho bi bakavuga Sama cyangwa Shama. Twagiye rwicurika ariko twabigarura mu ruzicurukura tukamenya ko ari Shemba Mbesha cyangwa hagati aho ubwo sinanarenze ingohe n'abahungu bamaze iminsi bayayanira ku irage rya Kongora hirya biyita ngo intare za Salambwe. Yego. Ubwo nayo yumva ko ari umujyo ni ya Gisambe cyangwa ibawe ariyo mbwe. Urumva bibaye Salambe ni Gisambe. Ariko ibawe ihita yitwa mbwe. Ubwo ni Pasif.
ubwo ni salambwe yego salambwe ubwo icyo tugomba kumva ni mbe na mbe ibawe yitabawe ni mbe iyo yibaye ni mbe yibawe ni mbwe aha komeza rero aho rero hatugushije mwungazo mu by'ukuri kuri rya jambo twahereyeho abantu bibuka ko iyo turi gushaka kumenya ni 200 tukunda kwita rwogera cyangwa yuhoraho kandi bigahuzwa n'umunani ukinze uzakingurirwa kuri Ngabwe ku Karuhungu cyangwa se ku munani ukinzwe wagabiwe Ngabwe ku Karuhungu mu nganje yagabiwe Ngabwe ku Karuhungu ubwo ni umunani ukinze ubwo ni 200 n'inganje yagabiwe Ngabwe ku Karuhungu yego ako kaganiro rero nari nkugiriyemo nkwereka nkutambagiza isi yose nagira ngo ngufungurire kuza kumva neza ibyo tugiye kuvuga rwose urakoze cyane muri iyo ntuze muri iyo korowani ijuru yego baryita jana yego ariho nakubazaga ni kuki wacu tuvuga ijana yaba abiri tukavuga amagana yego ijana rero n'amajana abiri mu by'ukuri ni amajuru buriya mu mandi magambo ijana ni ijuru yego ijana ni ijuru irindi jana ni ijuru yego amajana abiri ni amajuru abiri ni majana abiri amajana abiri ya rwogera ni amajuru abiri ya rwogera muri yandi magambo amajana abiri ikirundi nicyo kibivuga neza kuko bavuga amajana abiri ariko birumvikana no mu Kinyarwanda ko amajana abaye abiri nyine ni majana abiri cyangwa se 200 nta nicyo bitwaye byose byumvikana hari ukuntu abanyarwanda ururimi rwacu rusa nk'urushyiramo inyoroshyo rudakomeretsa ugasanga nk'uvuga ngo kugenda ugasanga abandi ngo kugenda cyangwa kugana ugasanga mbese bashyizemo akantu ko koroshya mu rurimi kugira ngo bibe fluent byihute ku rurimi ntekereza ko ariyo mpamvu amajana abiri bo bayagize amagana abiri ya magana abiri mu Rwanda bifite ukwabyo byivugirwa nta kibazo byose ariko ni kimwe turabyumva rwose ako kantu rero ayo majana abiri yashingaho hagati ndagashinze n'utwumva wese nashyiraho hagati ngiye kukwereka ayo ariyo rero muri uwo munani ukinze yego nkwereka ayo ariyo muri Ngabwe azakingurirwa kuri Ngabwe mu nganje yagabiwe Ngabwe yego ku Karuhungu yego muri Ngabwe mu ntuze mu mibereho yacu hari ibitsina bibiri yego hari hungu na kobwa yego rwose hungu na kobwa ibyo nuko twabisanze nuko biri nuko bizaho uryo umuntu azaba hari hungu na kobwa nisazi banze ni hungu na kobwa n'inka ni hungu na kobwa n'imbwa ni hungu na kobwa oya kugira ngo habe continuité y'isi hagomba kubaho hungu na kobwa ibyo ni ihame ntayegayezwa iyo hungu na kobwa rero uca akarongo kuri ngu ya hungu kandi iyo twajya tubivuga irapfundura ishobora kuba ipfunduye ngo yari ipfunditse banga ashobora kuba ngu ashobora kuba ngo ashobora kuba ngi nanga byose birashoboka nuko iyo ngu cyangwa nga cyangwa ngo yicaho akarongo naho ndagaciye n'abandi bose ntibagaci noneho no kuri kobwa yego bwa uyicaho akarongo ntego urumva ko ni bwa yashobora kuba yari ba yenda ikaba yabawe noneho yabawe
kuko hagiyemo wa yabaye pasifu noneho ubwo ikaba ibaye kobwa yarahoze ari koba tukiri naho rero ntugire ngo ndaguhagaritse cyangwa nguciye mu ijambo kugira ngo umuntu wese yumve n'ibi tuba tuvuga iyo bavuga urunyakirima n'urunyarwanda n'ikinyarwanda ubu tuvuga ikinyarwanda kuko twashyizemo igiswahili n'igifaransa n'ibindi tushakiye ariko mbere mwaduka abazungu rwari urunyarwanda rufite uko rwakuze kugeza ubwo ariko rwubakiye ku runyakirima ururimi rwari kuvugwa ku ngoma ya Kirima Rugwe rwari urunyarwanda kugeza ku mwaka w'abazungu none urunyakirima rero mbere uko ruzi icyo twashaka kuvuga kuri bwe na ba nuko buri hantu hose dufite uyu munsi bo beba mu runyakirima bwabaga ari bwe bwobwa nk'ubwo umugabo yitaga umugabwe mu runyakirima aho bihindukiye nyine ururimi rugize ngo ni umugabo sambwe sambo igisambo cyari igisambwe igisambe cyangwa igisabwe niyo ngo mvuga nuko niba tuvuga bo bebe niba tuvuga umukobwa ubwo ni urunyakirima rwakomeje iyo bigiye nuko twabyere kuvuga ngo umukobwa bumve ko niyo tuvuga ba nituvuga be tugashyiramo bwe ibawe bumve ko ari ibintu bisanzwe ari urunyakirima n'urunyarwanda buriya ngo mfashe n'abandi baza ko twumva bigendemo neza ikomereze ubu umukobwa rero waciye akajambo kuri ngo no kuri bwa kandi kuri bwa yego izo zombi uzifatanyije zibamwo ngobwa cyangwa ngo ba cyangwa ibawe ikabambwa urumva ijambo tuzi rikomeye cyane ryavaho hari ngubwa kugubwa cyangwa kutagubwa neza cyangwa nabi hashobora no kuboneka ngombwa uwo rero uwo buriya ngabwe ni icyitiriro cya ngombwa ngabwe ni icyitiriro cya ngombwa mu ngero iyi n'iyi nayo yuzuye ikwiye ariko ni bimwe ni ngombwa ngabwe ni wavuze ngo ni hungu kobwa cyangwa se ukaba bavuga ngo ni mbwangu ariko kuko urudero ko ikoze ngombwa bavuga hungu na kobwa ngombwa yego iryo jambo rero irya mbere rirabonetse ngombwa ariko kugira ngo wumve ko ryabonetse utaza kubyita ko ari hazari ndagira ngo ntugarukire ku 8 8 turahuza na ngombwa ariko 8 wanajemo buretse gato 8 twawuzanye muvuga ngo irage mena ritamenwe mu ngingo 8 zikinzwe zizakingurirwa mu nganji yagabiwe Ngabwe ku Karuhungu urumva ko n'umunani urazamo ngombwa na Ngabwe birazamo kugira ngo dushobore kuzakingura za ngingo 8 na hungu irazamwo yego buriya ahajemo hungu na kobwa biraho hafi kuko uziko hariya kuri Ngabwe uziko twahageranye yego hari akaruhungu n'akaruhungu n'akabakobwa ibyo rwose ni ibintu bikomeye cyane biteganye na Ngabwe bakujyanye na Ngabwe n'ukuri kose habwa n'akabahungu n'akabakobwa kuri ruhungu nuko abakobwa ni imisozi ibiri n'akabakobwa ariko gakora Ngabwe cyangwa ngombwa aho wabyibuke neza ko ku kabakobwa ari aho abakobwa bari baherekeje Nyirampirangwe bari n'abahungu barekereje Gihanga aho bari bita uko abahungu ni nka bya bindi bwabo niba ngo umuhungu yagiye kurongora ajyana n'abahungu we bakajya kwakira umugeni aho bagomba guhurira ni mu kibonano yakira umugeni we Gihanga yakira umugeni we byumvikana ko bamwe baje uko abahungu abandi uko abakobwa icyo bacyumve neza ni ibintu bihari bizi ku mateka bihuzwa n'iyo Ngabwe uwo 8 rero yego
uwo munani buriya umunani uva mu busa bubusanyije. Ubusa busanije bukavamwo ubusa aribwo busa bubiri. Busa ariko budasabanye. Ibyo babyumve neza tuye kubivuga. Hari ubusa bishobora kuko ni umunani cyangwa infini. Iyo bitambitse bari infini. Iyo bihagaze ubwo ni ubusa. Iyo butambitse ni ubusa. Iyo buhagaze bikoze umunani ni ubuki, ni ubusa. Oya bwa butambika bwahagarara. Yego. Ni bumwe nuko nyine ni mu nyito z'abantu no muri development y'indimi n'ikina n'ubumenyi. Kamwe bagahagaritse bakita umunani kandi bakatambika bakakita infini, ariko ni bimwe mu by'ukuri. Yego rwose. Umunani wawe, umunani wanjye uhabwa n'ababyeyi. Uwo munani rero uhabwa n'umubyeyi. Urimo ubusa bubiri. Yego. Ubusa ako hasi nako hejuru yari umunani. Yego. Ariko budasabanye. Ni ubusa budasabanye. Ubusa budasabanye. Impamvu budasabanye ni ihe? Nuko harimo umupaka hagati biranyuranamo ku buryo utawe ufite nk'amazi muri kamwe ngo atembere mu kandi. Ntibusabanye. Ubwo ni ubusa ariko budasabanye. Yego. Ariko icyabikuye mu busa kikabigira ubusa budasabanye ari umunani. Nuwa bubusanyije ufashe mbese nk'uruziga. Tuvuge nk'uruziga rw'umugozi aribwo busa. Ugashaka kubukoramo umunani. Ubasha gufata muri ubu bwiro ndakoresha igiti gifite amashami abiri bita isando. Ubasha gufata inkoni y'isando ukatera muri uwo mugozi gutya aho mu ndiba yawo. Ukagaragura rimwe ukubura rimwe ubuye rimwe gutya. Bwa busa bukoramo umunani. Reka tuvuge dutya nanone muri kugira ngo babyumve muri yo ufatika. Nuko umuntu afite uruziga cyangwa ikigurudumu abana bagendesha. Ushobora kugira ngo ukakigubanya. Ukigubanyije wahita ubona umunani. Kikora umunani. Yego. Wakigobora cyangwa wakigobotora kikagaruka mu busa. Mu busa bwa busa. Noneho bwa busa bubiri bukaba noneho bugize bute? Ubusa busabanye. Noneho rero urumva hari ubushobozi bwo gufata ubusa ukabugiramo ubusa buri budasabanye cyane. Icyo kintu cyanditswe no muri Bibiliya yo mwita ingengabihe ngo ibyari ubusa ngo ibintu ubusa. Ibyo si no ubusa ngo ubusa gusa. Ibyari biri ubusa byambereye nimba ari indamo byambereye. Ngo haravuga ni Paulo bivuga ngo ibyari indamu yanjye byambereye ubusa cyangwa ubusa. Noneho ubwo turasambira hose kugira ngo tugere aho dushaka hose twemere kuhagera. Hari indi sinzi nimba ari indagu, sinzi nimba ari ikivugo, sinzi nimba ari iki nigeze kumva kera ngo sinzi ngo umukuru ngombwa aragira ni mu ndagu za Nyirabiyoro. Ngo mbona ngo imandwa zisatira umurinzi ngo umukuru ngombwa aravahe. Ngo uwo rero umukuru ngombwa ubusanye ubusa akongera akawubusanura bukaba ubusa busabanye. Noneho ubwo busa busabanye rero ni ya majana abiri. Busa ariko budasabanye, ariyo mpamvu byitwagamo abiri. Noneho buriya reka tuvuge dutya kugira umunani cyangwa kugira ubusa budasabanye ni ingorane zabayeho buriya. Ni ingorane zabayeho ni ukugobeka ibintu hakeneye kubigobotora. Kubigobotora ni ukuvana umunani usubiza muri zeru. Ubwo ngubwo ubusubiza mu busa. Ubusubiza mu busa. Mu maso yawe bigaragara ko ari ubusa ariko ni wa munani bwa busa bubiri bwasabanye. Noneho yego. Aho rero niho haziramwo wa ngombwa. Yego. Usabanye ubusa bubiri cyangwa amajana abiri.
aho ngaho none haziramo Ngombwa wa wundi. Ngombwa ni umuntu ukozwe na hungu na kobwa. Hungu na kobwa. Nango na mbwa. Ni Ngombwa. Ni ukuvuga ngo bwa busa budasabanye. Umwe ni ngo ubundi ni mbwa. Niko? Umwe ni ngo undi ni mbwa. Aha. Bwasabana bukavamo Ngombwa. Yego. Ngombwa ikaba ariyo Ngabwe. Ngombwa Ngabwe. Ni ukuvuga ngo ni ubusa ni rwa ruziga. Ni rwa rugori. Ni rwa rugori rw'abandi. Ni rwa rugori rw'abami rwo kuri Ngabwe. Ni rya kamba rikoze zeru mu rugori nyine ubwo mu mutwe rikoze zeru rihindutse ubusa rihindutse isubiye mu ibanze ryabyo. Rivuye mu munani we. Yego. Akaba yujuje inshingano ya Ngombwa ngo akahura na mbwa. Ngombwa ikaba irabonetse ubusa bukaba burasabanye. Amajana abiri cyangwa amajana abiri ya Rwogera agahura. Ayo majana rero ayo majana. Ayo ngayo rwose nabwiwe ko iri dutuyemo ni ibango. Ni ibango. Twavuze ngo hungu na kobwa si kubusa ari hungu. Iyo ngu cyangwa ngo hashobora kuba ibangu, ibanga, ibango, ibangi, byose birashoboka. Noneho ngo ibango rero. Uzi ko iyi ni ingara ya mbere mbeshaho. Yego. Ariko ni inga mbere yo kubara. Ni inga. Yego. N'amantuza n'amasumo ya inga. Yego. Muri ya ngara yindi ya Kongoro. Yego harimo inga. Biza kugera naho bihuriye n'inka. Inga cyangwa inka. Izo ni izindi dimension. Hora bayita inga cyangwa inka. Yego. Kandi muri uwo mujyo nanone wibuke ko inka nayo bayita ingombe mu zindi ndimi. Ingombe. Nko mu Giswahili ni ingombe. Ingombe. Yego. Ingombe ubwo nayo urumva ko hari mwe yango na yawe. Mbe cyangwa yego. Ibawe ikaba mbwe. Yego. Ayo ngayo rero amajuru abiri, rimwe ni iryanga. Yego. Cyangwa ni iryango. Yego. Cyangwa ni ibango, irindi ni ibambwe. Ishobora kuba ibambwe ariyo ibambe. Ni ibambe ribawe. Mu runyakirima no muri rwakomeje cyangwa se mu ruri ni ibambwe. Ibambwe. Mu runyarwanda ni ibambe. Kukuramo ibambe ribawe ni ibambwe. Ni ibambwe. Yego. Ngiryo rero mu by'ukuri ngiryo ijuru rya kabiri tutazi. Twahawe muri wa munani. Yego. Tukaba tutaribamwo kubera ibyaha. Ibyo turimo hano yo muri dimension ya gatatu. Ikivu tutarutsa ngo tubashe kukomorerwa umunani wose. Bwa busa bubiri kamwe dutuyemo ari ryo ibango iringiri tubamwo. Tugomba guhuzwa n'ibambwe noneho. Ibango ryawe n'ibambwe. Noneho ngo ikahura nambwe bikaba Ngombwa. Amajana abiri ya Rwogera akaba arasabanye. Ariyo majuru abiri. Amajuru abiri. Iryo twahawe mu munani wacu ariko tudatuyemo. Ubwo niyo tuvuga. Nicyo twavugaga tuvuga ngo irage mena ritamenwe mu ngingo munani zikinze zizakingurwa. Ariho gukingurwa n'inganji yagabiwe Ngabwe ku Karuhungu. Urumva mu yandi magambo nicyo uri kuvuga ubwo ngubwo. Ngaye nguko ni ibyo ngibyo ndahamanya n'ibare ryanjye n'abarigabye ko hari ibyo ngibyo. Biravuze rero ko kugeza utuzi ibango. Ibange. Urumva tuzi ruhungu. Hungu. Ntabwo turamenya ibambe ba nyiri ibambe
bagira ibambe abagira ibambe mama wumva ko bavuga ngo imfizi irabyara nivumera urabizi byo aho ngo bo barabyara ariko ntibavumera nta bambe muri kamerano yabo noneho rero ubwo ubusa bwa mbere butasabanye bwahungu muri icyo biri kuvuga uraba ko buzasabana nibumenya ibambwe nibumenya kobwa cyane igitangaje no mu mibereho yacu umuntu yuzura ari uko yabonye umugore niho abasha kubyara umuhungu aba yaremewe guhura n'umukobwa kugira ngo bagere ku ntego nyamukuru yabaze ikintu gitangaje ariyo ko kuzuza iyi si nk'umusenyi wo ku nyanja ikintu gitangaje ni uko mu isi y'umucuru utangira kwinjira ubu tumaze imyaka hafi 12 niho umugabo yatangiye kuba rutegeka byose ariko ngo ni umucuri gucurukura ngo bizaba ko ari uko umukobwa umugore mama twese asubiranye ubutware bwe ariko bwa dufite n'amarenga yabyo mu ngo zacu ubona ko umuryango nubwo tuvuga ngo umugabo niwe utegeka niwe mukuru wawo ariko kubaho kwawo neza biterwa na mama wabo bose wari aho ngaho cyane usanga aba mama w'abana kandi aba mama w'umugabo cyane ubwo rero mu gucurukura muri Ngabwe tugezemo kandi Ngabwe bivuga air diverso ariyo Ngabwe y'igicuba iyo era oya ntugire ikibazo irabitse ntabwo ikubitse ubwo nayo turi kumwe iremeje irabyemeye turajyanye yaje n'isake yabyemeje yaje ipoeta ku idirishya hondi ahantu hose ukuntu urugo ari runini ukuntu yaje ngo waraguje ngo muraguze urubyimbo munyemereye umwene rusake nawe yarabyemeye umwene rusake nawe yarabyemeye yemeye ko inkokokazi nayo igomba guhurira nayo muri yo ari Ngabwe nayo ikaba ari hugu ikomereze ngayo ngo ngako nuvango yego umunani twagabiwe twabaye muri yego bwe yaratubikiwe kugira ngo tuyinjirememo na Ngabwe ariyo yo wari umaze kuvuga air diverso niho dushobora kumva ibi bintu ingabe y'igicuba ariyo Ngabe yego y'amazi yego ni nako gusohora kw'ibintu ibintu iyo bigeze gusohora bigomba kumenyekana kuko ntabwo dutwazwa igitugu yego tugendera muri harmoni tugendera mu imikurire yacu n'ubumenyi buba bugomba gukura ibyo tugezemo tukaba tubizi neza tunabyiteguriye rero iyo niyo ntuze dimansiyo ya gatanu tujya tuvuga no mu kiganiro babivuze yego twibaza uko bizaba bimeze uko bizaba bimeze iyo ntuzi iyo multidimensiyo yo kugeramo aho umuntu azajya aba araha kandi ari n'ahandi azajya avuga bikaba yakora bigakoreka atari limite mu mwanya no mu gihe nuko ibyangombwa yego wa ngombwa ugarutse ibyangombwa bizaba byuzuye kugira ngo ibyo bintu bibe ibyangombwa rero byuzuzwa na ngonabwa ntihabe kiri minani amaze ubusa budasabanye ahubwo bikagobotorwa rwa ruziga rwikozemo umunani rukagobotorwa rukaba uruziga rumwe ariryo banze uruziga rwuzuye mu by'ukuri rugaragara nk'aho ari ubusa bumwe ariko bwavuye muri bwa busa bubiri budasabanye bwa busa butasabanaga noneho iyo busabanye uba ari umwuzuro w'ibihe tukabasha kurasirwa na ya mirasire tujya tuvuga y'ubumenyi n'imibereho ihambaye yo muri wumvise ko rya kabiri ari ibambe yego iyo mbe niyo mbeshaho ni ukubaho iteka ryose mu ngara ya mugani rwa ruziga rutse n'ingara iribeshaho ifunze ni ukubaho iteka ryose niho ntekereza ko ariho bya bindi bya bitabo by'amadini bivuga ngo tuzabaho budapfa cyangwa iki ntekereza ko ari ibyo ngibyo none se ntabwo twabonye mu ndasano ya shyerezo ngo kuramo shyerezo teranyaho gasane
uteranyeho gasana. urumva ko bihita bikora uruziga ruhuye aho minus ihura na plus. Iyo niyo courant continuité. Akavuyemo kagiye karitorora karaza kiyongera ku kandi. Naho iyo twabigubanije bwa busa butasabanye iyo ni kurusirikwi. Ni kurusirikwi ni ntuze ni short wave cyangwa ni short ntuze. Iyo ntuze yo kurusirikwi mu Gifaransa numva bayita ntuze short cyangwa shock. Nako mu Cyongereza ni mbese ni ikintu kituzuye kandi cyagomba kuzura. Ntago cyageze aho cyajya. Cyageze kirakubita gisubira inyuma. Icyakomeza guflowing. Niyo ryabango rero tumazemo iminsi ariko tubuze ibambe. Yego. Umunsi byahuye rero ibambe n'ibango. Ibambe mu busanzwe ryagenewe twe ntawe urituyemo ngo tuzajya kusembera. Ni iryacu kuko riri mu munani ariwo murage wacu. Ahubwo ntitwari turirimo ariko niturigeramo nibwo rizaba ryitwa ngo ribawe rirabawe. Ese buriya kuko ibintu byose bihari nonaha ntabwo ryahoze ribawe rizaba ribawe niryo rero ngombwa niyo ibambe ribawe. Ishanisi yaguje akomeza kugusha igihe umugabo abonanye n'umugore harya abona n'umwe adahari undi adahari kandi bari mu kubonana imbaraga y'umwe ntinyure mu wundi ngo bikomeze umwe akishakira uko binezeza umunezero we gutyo urumva ko ye ntiyakurusirikwi ntabwo byasabanye. Yego. Ntabwo byasabanye. Iryo bambwe wibuke ko na Yezu bavuze ko yabambwe. Yego. Ngo yarabambwe ngo hagati y'ibisambo bibiri. Yego. Abo ni bambwe. Yagize bambwe. Kubw'ibambe. Yabaye mu ibambe. Yagize ibambe. Agirirwa ibambwe. Yagirirwa ibambe agera mu ibambe aribamwo riba ibambwe. Yego. Kuko ribayemo. Niryo bambwe rero niko kubambwa tuvuga uyu munsi. Yego. Hagati y'ibisambo bibiri. Ni zagisambeshaho cyangwa za gisambe cyangwa za sarambwe ujye wumva ko ari iriba ry'ibanze ibyo bishobora kubamo cyangwa ntibemo. Noneho ubu rero uko tubyinjiyemo neza neza ko na Sebidegede abyumva hari igihe ahabwa ubutumwa si ngombwa ko yabuhawe ari ubusobanura hari igihe batanabisobanukiwe ariko uwo mucyo wanyuze aho hantu kugira ngo tubyumve twese. Ubwo rero bihita bisobanura ibyo bizabishukira mu nganje yagabiwe Ngabwe kuko abahungu biraza gusobanura impamvu kuko abakobwa bari baherekeje Nyirampirangwa ajya gushyingirwa n'abahungu baherekeje Gihanga ajya kurongora bahuriye mu kibonano cya Kibogo ariyo kibonano cy'abatuye isi. Impamvu aho muri iyo ntuze muri ubwo butumwa mwavuze nko kuko abahungu. Yego. Honyine ntibavuge no kuko abakobwa nuko ariho dutuye. Abahungu n'akabahungu si yihagarire mu kabahungu. Isi turimo ni n'akabahungu. Iragomba gushaka akabakobwa. Yangu cyangwa yanga. Ariyo yangara. Noneho akabakobwa niko kaje. Turagasatiriye. Niduhura karaba Ngombwa cyangwa Ngabwe. Hungu cyangwa ngo ibango n'ibambe ribawe. Ntabwo risanzwe ribawe ako kandagira ngo kwiteho. Ribabwa nyine ubwo nyine abo bahungu bagize. Ryari ibambe wenda ubwo. Ryari ibambe noneho rirabawe. Ibambwe. Noneho Ngombwa n'akabahungu n'akabakobwa mwibambe ribawe. Mwibambe ribawe. Kandi abo ni muri Huye. Hawuze ari muri Huye buriya.
kwa Rwamba mu bisi bya Huye, mu bisi bya Huye. Njya ntangazwa n'amazina ibi byose tuvuga biri mu mazina y'imisozi. Nka hano muri Gisagara hari umurenge wa Mugombwa. Mugombwa. Umurenge wa Mugombwa. 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 Nkuko hari na Mamba. Imamba. Hari na Buhima. Hakaba na Ntuze na Kabumbwe ni akagari. Kabumbwe. Ubwo urumva harimo ry'abambwe twavugaga. Muri makeya rero mu bintu byumvikana neza. 8 twawumvise, 200 twayumvise ko zo 8 ari ubusa budasabanye bugiye gusabanira muri Ngomba, ugomba gusabana. Kandi baravuga ngo uruziga rumwe mu busa budasabanye, imwe ni hungu ni kobwa ni nene ine abana. Umunene ari wo 8 ni hungu na kobwa n'ubusanzwe mu bwiru bwose. 8 hungu na kobwa ni 4 inshuro 2, 4 hungu na 4 kobwa, kaba umunene ine 2. Kane rero kanahagarara dimensiyo ya 4 iri hagati ya 3 n'iya 5. Bayita ngo ni inzira y'akana kajya iwabo. Ako kana ni agakobwa n'akana k'agahungu bajya iwabo gusabana, bahura bikaba ngombwa kuko umwe ni hungu undi ni kobwa. Ni ngombwa. Twavuga rero 200 ya Rwogera, kandi Rwogera uhoraho. Sinzi niba wabunabizi Rwogera yabaritwaga Rwangombwa. Nuko iyo Ntuze ako kantu rwose muri iki gitaramo, muri ubu butumwa nakabwiye ko Rwogera yitwa Rwogera Rwangombwa. Nivuga ngo dushatse bavuga ngo 200 ya Rwogera cyangwa 200 ya Rwangombwa, cyangwa 200 ya Ngombwa. Ni 200 ya Ngombwa. 200 ya Ngombwa. Ngombwa. Kuko uzi ko hari ibintu ngombwa bigomba kubaho kugira ngo ikintu kibeho. Unabyibuke ku nzu ya Kinyarwanda, usibye agasongero hari igihe bashyiragaho ikibindi, ukabona ikibindi kirasa naho agasongero kanyura mu kibindi cyubitse. Urabona ko inzu ya Kinyarwanda ivuga ni ijuru rya mbere ari yose. Agasongero kakokeza mu rya kangahe? Mu rya kabiri. Ni ijuru niba ari 100 rya mbere rishaka 100 rya kangahe? Rya kabiri. 200. Akaba arabonetse. Ari ukwinjira bwo mu nkuba n'ubundi dusubira mu ibanze. Agasongero gasongoye gasubiza umuntu kavana umuntu ku isi kamusubiza mu ibanze cyane. None se iyo uruziga akadomo, ibintu bisubiye mu kadomo, ibyaturutse mu ibanze bisubiye mu ibanze, ntiyababonetse uruziga Rwangombwa. Habonetse uruziga Rwangombwa. Habonetse Ngombwa. Hungu na kobwa bakoze Ngombwa. Gasani, kuramo Gasani ageze muri tera, kuramo Shyerezo uwo mwibanze, kumusubizaho plus Gasani ngo zana abana mu rugo. Basubiye mu ibanze ryabo. Nukurara Ngombwa bahabwa ibyangombwa. Ngombwa. Ibyangombwa. Umuhungu ugeze n'umukobwa ugeze agomba guhabwa ibyangombwa. Muri ubwo buryo by'umunani ukinze wa Kibogo, mu ngingo 8 twabonye ejo muri kiganiro giherutse, muri izo ngingo 8 zakinze ubwiru, zakingurwa n'inganji yagabiwe Ngabwe ku Karuhungu. Muri make tubivuzeho. Yewe si no muri make, ni muri menshi rwose, ni muri integralite yabyo. Nuko bibi abantu babyumve, babivuge, babibwirane. Yego tuyayanire kugerayo.
kandi biraje bidatinze. Ibyo ni ngombwa. Ni ngombwa. Ngombwa. Ngo umunani ukinze ukinguwe. Ngaka kabahungu, ngaka kabakobwa. Ngaka kabahungu, ngaka kabakobwa. Ngiyinganji yagabiwe Ngabwe. Yeshure kuri Ngabwe kabahungu. Nayo amajana abiri ya Rwogera ahuye agasabana akaba 8. Yari 8 akabamwo ibanzi 0. Rero ugize amahirwe yo gusezera abatwumvise bose nibo wabutabasohoje. Usuhuza bari muri Canada ubasezere n'abari hose ngaho kubyumva. Ndabasuhuza rwose, mfiteyo inshuti zikunda ibiganiro byawe cyane. Byawe nawe? Abana banjye bariyo bakunda cyane, ukabangarambe nabo. Hari n'ababyara babo n'izindi nshuti nyinshi. Mperutse kukwereka akavideo ukuntu abana banjye basigaye, umuhungu wanjye yitoje kuvugira inka arabimenye. Nabonye byandi bavuga ngo bene Samusuri bavukana isonzo. Nabonye rero cyabaye wawe. Ni ukuri yavuye hari umwana yabyigishije ejo bundi ndibuka muri covid nibwo yatangiye kumbwira ati ngiye kwihigamo. Yari amaze igihe akora ibintu by'umuziki ariko aravuga ati ngiye kwihingamo inganzo yanjye kandi ndumva nyizi. Agwa mu nka rero aribyo mu Ngombe ariyo Ngombwa. Ubu ngubu aravuga amazina y'inka, aravuga amahamba ukagira ngo ni umusaza w'isaziyemo. Biratangaje cyane. Bamushimira rwose kugwa mu yego rwose Ngombwa. Nkanasuhuza n'abavandimwe cyane batwespira Sabidegede byamukenewe ni agahebuzo. Yego rwose. Befirina ni intwari mu ntwarane. Yego. N'abandi n'aba bose bahora batanga ibitekerezo. Dukunda kugiramo rwose abantu benshi. Harimo abitwa Bashidwa, harimo Bangirende, harimo Javeti, harimo ba Hinani, harimo ba Musoma, harimo ba Muryege, harimo uyu nguyu witwa Gilbert Sanze, n'abandi ba Ngoma. Aba bose turasuhuje kandi tunabasezera ariko tuvuga ngo imirade ya Ngombwa bayitege kandi bayakirane ubwuzu n'ibambe rwose. Ibambe buriya ntabwo ari imbabazi ugirirwa nk'uwakosheje. Ni imbabazi ugirirwa z'ubugwaneza z'ubuntu, ntabwo ari Nzani yindi mwana wa mama tubiture amacari warubuza cyuma urwase muzigura nzamusabi azayimpa ndabiziga mazi nararaye. Mwana wa mama ndirukeri ntabazaga mwana wa mama ndirukeri kibayega mwana wa mama ndirungu kiminagaga mwana wa mama
mwana wa mama ndi nkubita y'urugero ga mwana wa mama ndi rutagera urubugabo ga mwana wa mama ngirizigwa n'abishanga yubaha mwana wa mama mpamiriza mu ruko b'ingenzi bakubona inyuma ye mwana wa mama ye mwana wa mama ndi mazi umuhanye mwana wa mama ndi rukeri kibaye mwana wa mama zana inzoga nzana iyindi mwana wa mama tuziture macari mwana wa mama uwarubuza cyuma rwasemuzigura zamusaba inka azayimpa ndabizi mwana wa mama simva ikindi nk'umugore wanjye umugore wibanze nyirabisabuhe nagiye kumusaba rero nsanga arabenga nkebutse kumushakaga nsanga ararwaye umukobyi w'igikondo yaramumpeye umutezi w'inkarago yaramumpeye n'uwurugi imbuga yaramumpeye mukobyi w'igikondo yaramumpeye umuraguzi w'umutigaho yaramumpeye mwana rusaki yaramumpaye uramumpaye mwana wa mama unsindira iby'ububa n'ibyiza databurya n'ingendo nziza mbumbe mugabo we simba umurugambaga mbumbe mugabo we nzabomba mu kanyarwango manzi nararahiye urugero ga mwana wa mama nirutagera urubugabo ga mwana wa mama ngirizigwa n'abishanga yubaha mwana wa mama mpamiriza mu ruko ingenzi bakubana inyuma ishema ry'abasore henda uwa rushinga bego ubasingiza wa rusinda umugabo wa rose Ngabwe ubwembaboro wa rugendo